yarakoze muzi amagambo mu mwanya kugira ngo dusoze kino gikorwa. Nyakubahwa manager w'ibikorwa bya Nyarushishi, umuyobozi wa GS Nyarushishi, umuyobozi w'akagari kacu ka Muhirwa, uhagarariye Ibuka, uhagarariye Daso, barezi, barimu, abanyeshuri bahuriye hano ku munsi wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane twibuka abanyeshuri n'abarimu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 94. Mu izina ry'ubuyobozi bw'umurenge wacu wa Nkungu, babashimiye ko mwitabiriye ino gahunda ino munsi. Impanuro baduhaye mwazumvishije, nta kindi bidusaba ni ukubikurikira kandi tukajya tubishyira mu bikorwa, turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi aho yava iri hose, tudaheranwa n'agahinda, ahubwo tureba icyaduteza imbere imiryango yacu n'igihugu cyacu muri rusange. Ntago turi batindire, byinshi byavuzwe kuko ikiganiro cyatanzwe, hatanzwe impanuro nyinshi cyane. N'ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu Paul Kagame atwigisha, ahora twifuriza ibyiza, mwabyumvishije. Ahasigaye rero turabashimiye kuba mwitabiriye n'impanuro zatanzwe, dukomeze kubishyira mu bikorwa. Ariko cyane cyane urubyiruko, kuko abagize 65% ni abantu batazi ibya Jenoside yakorewe Abatutsi, mubyumva nk'amateka. Mu kubyumva rero mufite inshingano, kuko tugeze mu gihe cy'ikoranabuhanga. Mujya muri za YouTube, mukajya mu WhatsApp zanyu, abantu bose bafite gahunda zo gusenya ibyo twagezeho. Mujye mukoresha izo mbuga nkoranyambaga, muzirwanye. Mwavuze ikibi ku gihugu, mugaragaza ibyiza igihugu kimaze kugeraho. Ahasigaye ndabashimiye kuba mwitabiriye, nimutaha mutaha amahoro, Imana ibarinde, murakoze cyane.